uriya munsi uziceceke ejo muzahura imbere bari kumukomera amashyi mukiranutse wa kabiri amen baramwemeye icyo kiremewe umuhereza Imana icyubahiro rero abumva biteze gutabarwa n'Imana vuba muvuge ngo amen akayabamo ariko ntase umva kuba nahageze
urabizi mumenyera kuri byo twibwira mane mbere ko munavuga wamaze kumenya ibyo tegereza umundeke ntagire umuntu ugigageza ariko ndayibane baragatimba ati hano si iwanjye imureke nisinzirire. Mika igice cya 7 basoma umurongo wa 8 gusa. Mika 7 umurongo wa 8 aranditse ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru n'ingwa zabyuka ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Amina. Abantu batarahagera mu rupapuro rwa 861 Bibiliya igizwe n'ibihe bitatu, igizwe n'amategeko, igizwe n'amasezerano, igizwe n'amahame. Igizwe n'amategeko, igizwe n'amasezerano, igizwe n'amahame. Uko Umwuka yakuyobora wabiganiriza abantu mu mategeko, wabiganiriza abantu mu masezerano, wanaganira mu mahame. Haleluya. Nimukurikire rero sindini kandi ukurikije uko ibihe bimeze hari ibintu Imana igiye gukora. Hari umuntu wigeze avuga ati ese ibintu muvuga ngo Imana igiye gukora ni ibiki? Utavuga mu mazina umuntu abimenye. Imana kuva ibayeho igizwe n'ibitangaza, n'ibintu utatekerezaga, ukibwiraga, utabonera inzira. Nibyo Imana igiye gukora muri iri teraniro. Kandi mu bantu igiye guheraho ngo uwa mbere. Wera ari mu wa mbere. Nawe hano riri hamya kuri uwa mbere. Wa mwanzi wanjye. Hari abantu batanu Imana igitabara vuba, igatabara vuba idashingiye ku bindi. Ubundi nkunda kubivuga twasohoka abantu bakaza kumbaza, ntimukajye mumbaza ibintu mujye mubaza Bibiliya. Ntabwo Imana igishingira ku bwenge ufite. Ariko wacuruza ukabona inyanya warize gucuruza ugategura imishinga, ibyo ni ibikureba. Ntabwo Imana igishingira ku muryango uvukamo. Nushaka kuvukira muri etaje, uvugiye ku musambi azakuyobora. Ibyo si rimwe si kabiri tubibona. Imana ni igishingira ku rurimi, kandi iyo umaze igihe utarukoresha urarwibagiwe ukamera nk'utarigeze arumenya. Nta kintu na kimwe ufite Imana yashingira ngo ikugenze ugushaka, ntacyo. Ariko turi mu buzima, umuntu ashobora kuvuga seve yaho avuka, kwa burugumesitiri, kwa konseye bagibaho, kwa responsable. Ariko Imana igashaka kukwereka ko ari Imana, ikakuzanira umuntu wavutse bakamuta muri ruhurura, utarigeze abona urukundo rw'ababyeyi. Imana ikamuzamura, Igifaransa ntacyo, Icyongereza ntacyo, izina rye yize saa 8, ariko yapfukama gusa. Gusa Imana ikamubwira ngo usibye nanone n'ejo hawe ndahazi. Ukavuga Igifaransa ni cyiza, kandi umuntu utazi ururimi arwanya abaruvuga. Iyo uri kuvuga Icyongereza abantu batarakize bagera mu bwibone, kandi nawe niba uri mu Banyarwanda uvuga Ikinyarwanda, nujya mu Bwongereza uzavuga Icyongereza. Ibyo nta kibazo, kandi kuba utarize naryo ni ipfundo. Ibintu byose birasa n'ibijya kuzuzanya, ariko hari ikibiruta. Iyo Imana ije kukugirira neza ntikupima
ireba uburebure. Ndayishimiye Imana yacu. Uw'amazi wanjye we yishima hejuru kuko nengwa birashoboka, ariko umunsi umwe nzabyuka. Muri hano ubu se kandi muri ubu yabwati buriya se abazigeze muvuga yasa n'ukibuze nyine uko mbivanye byinshi. Imana itakubaza so, ikubaza mama wawe, ikubaza karere erekira kazi. Impamvu abantu bakukeka nuko batazi neza aho wavukiye. Imana ikuzi utaranavuka. Irakuzi. Nimuhoberane rero. Ruhuke ntekereza ikintu ugiye kubabwira. Imana ni mu kuvuga. Muhobera umuntu ntacyo muvuga. Mubwira ko Imana irakuzi. Kandi kuzi wese. Imana ikibaza amakuru y'undi. Irakuzi wese. Namuzehera. Wese. Hari abantu batanu Imana igitabara vuba. Haleluya. Kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima nonaha Imana igahaguruka n'akamabi mu kwita ijambo ry'Imana. Imana igihaguruka ikaguterura ikagushyira ikakwinjizamo. Kandi ndagusengeye wa mubyeyi we, ndagusengeye wa mugabo we, ndagusengeye wa musore we. Shyitsa umutima ahubwo waje imbere y'Imana. Imana igihaguruka ntihagire uyicaza. Ikintu nayikundi ikunda guhaguruka iyo ikibazo cyabaye. Amahanga yahagurutse, isi yenda kugushishimura, Satani izenda gukora ibirori, abanzi bagiye kuvuza impundu, inama zagukoraniyeho. Kandi imihano iri mu rusengero, ikirere cyahindutse kabisa. Imana igiye kongera guhaguruka gusigwa. Umuntu wa mbere Imana igitabara ni umukiranutsi. Bibiliya ivuze ko umukiranutsi yaratatse Imana irumva. Umukiranutsi Imana ntigireba hirya ngo imuhozaho. Imana ubwana amategeko ushajemo. Imana ihoza ijisho ku mukiranutsi. Ariko uti bazaterana, ariko si byo. Bazaguhagurukira ariko si bizaba batije imbaraga. Nibajya kugufata bagiye kugusumira, sinzavugana nawe, nzitambika gusa. Si rimwe si kabiri udukiza amaboko y'ababisha. Abakiranutsi Imana ibahozaho umutima. Umukiranutsi iyo ageze mu ntambara si uzirwana, Imana iramurwanirira. Umukiranutsi iyo atawe ntatakara, Imana iramusaba. Umukiranutsi gukiranuka kandi narabivuze, si ukuririmba, si ukubwiriza, ni ukumva icyo Imana ivuze ugakora ibyo Imana ishaka. Imana ikuvana muri rubanda ikakugira umukiranutsi. Nushaka uri mu ndaki, muri ruhurura, mu mwobo, upfa kuba umukiranutsi. Umunsi umwe uzatungura isi. Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Haleluya! Umukiranutsi Imana igiye gutabara vuba. Ntawe Imana ikibasa. Imana iramuzi.
n'imibereho afite. Imana umukiranutsi iramwibikira, ntimubitsa, iramwirerera, ntimureresha. Umukiranutsi ushobora kumugira aho yabambaraye, atari uyu ni Imana akorera, ni Imana yasenze. Uburyo yakabyaga ibimubayeho murabona bisa, abantu bati Imana iramukubise, bakakwita amazina, abandi bakabona impamvu zabyo, ariko umunsi umwe
kugeza none nta munyabyaha usenga. Kuva isi ibayeho kugeza none nta munyabyaha usenga, ariko araterana. hari uguterana akabona gusenga. Iyo rero tubonye abantu b'abanyabyaha baje gusenga tubahigarage batagira, ariko abanyabyaha baza gusenga mwababeshye, baje gutarama, baje guterana, mubareke banazinduka ariko ntibasenga. Umuntu wasenze agira ibintu bimuranga. Haleluya. Amen. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo yasenga. Ariko mureke mubaze murasenga. Isa munyatari garuka gusenga so kwicara hano, so kwicara aho wicaye, so kubiganira. Nigeze ndikora ibintu ariko namwe mwese murabizi, amusore kabisa disemwe Imana bahumukiye. Ubundi ikintu Satani ashaka mu gusenga yifuza ko tubiganira. Musa we, pastor we, uradisimwe nigeze senga. Nigeze mva kuganira ati nigeze senga isi yenda kushishimu. Nigeze senga imyaka hashize tukumundeba nigeze senga. Ati senga isi yenda kundengera nabuzizira nabuze uko mbigenza. Atarike Imana igiye kuva amasengero ati umunsi Imana irana ati se gutabaye iki yakirije umwana n'umwana cyo ko nuko nafashe ishaka ko shate ndatashye ndamasengesha nanjye ndabimenye nimuze kubiganira ndatumuretse aho ariko nuko nararize yo aho bakanje bakiri urugo rwari rugiye gusenyuka we ati cyari kinzanye ndatashye Imana ati ndagushimiye ko ntashye. Satani ati nicyo nashaka, nashaka ko muyaganira mukavuga kera habayeho mugatandukana mudasenga agakora ibirori bye ntibagushoboye mwayaganiriye ariko ntimwasenze. Ndakababwiye kandi hano mujya muyaganira. Ibyo ntibishobora gutera Satani ubwo kuyaganira ntibihagije. Hirya yo kubiganira Imana ashaka kuvuga ugasenga. Icyaka bikitariko si kubivuga, kubivuga ukabivuga ukabivuga ukirutariye. Ariko muzi ko umuntu agirirwa mu masengesho akayirirwamo umunsi wa mbere, iminsi ibiri, iminsi itatu, iminsi ine akayabamo ariko ntasenge. Mva kuba nahageze mumenyera kuri ibyo twibwira Imana. Mbere yuko umuntu avuga uba amaze kumenya ibyo atekereza umundeke ntihagire umuntu ubyigageza. Ariko Imana baragatsindwa ati hano si iwanjye imureke nisinzirire. Kandi bakabigira inyigisho ngo umuntu ajye ku musozi mupfa kuba nageze mwareba Imana itakinisha Imana. Imana si igikina iyo nivuga ngo wegere shumba baragira ikarita abantu mupfa kuba nageze gusa bijyanye kuri matera murayifite sinirusha amashuka nayafite sinariye mfite ibiryo mupfa kuba nageze Imana yambuha ibitotsi bikaza isaha yo gusoza yagera kumwe abandi bari mu ihutu bari kubwira Imana ugamba ati mwe Imana muvuga ati bye Imana yamenye ibintu bye. Satani ati nicyo nashaka kubirirwa inzara ikunda kandi ugakinga ahantu uzishyura ahantu mwafunze bamenye ko muzasora mwabacuruzi be muri hano nimudasenga iminsi yo ntiyahagaze. Ukwezi ko gusigaje iminsi 29 umwe wavuyeho biragusaba ngo wirirwe hano ari gusenga. Nta muntu umwe Satani ajya kuza kuyabaho uvisi yabaho kugeza none. Nta muntu Satani ajya kuza kuyabaho ndetse nakutesha kukazibuka. Icyo kubuza ni kimwe ni ugusenga, kandi gusenga ni ukuvuga ukatura ukabwira Imana iva mutima
icicikira uvugi ati sawa ndagira ngo mwaguruka dusenge mfukame dusenge ugapfuka haba no kubumbura akanwa akagera ku dayimoni yakubwira nuvugura gukoze icyaha ukicicikira ntabwo ari kubasenga ndaje mbabwire ariko sinategeye umuntu Imana igitabara vuba n'umusenga. Haleluya, amen. Abasenze muzamure ibiganza mushimire Imana ko Imana mva abasengera. Yego buranaga bateye ubwo buriya hana n'umuntu uzayifu iyo bavuze umuzayifu ni umunyantege mu gusenga. Hana n'ibyo avuga ni urwitwazo rw'abanyantege dore ko iyo umuntu ukora umunyantege nke murabipfa aho kumenya kumukanguye akakurega. Hana yajyaga isiro buri mwaka nk'uko bisanzwe nk'uko none kwa kangahe aho buri wa gatatu nk'uko bisanzwe kuwa gatanu nk'uko bisanzwe ku cyumweru nk'uko bisanzwe akava yadasenze yagera mu rugo mu gihe akamata se wiriwe uvuye ishiro tucyakora uvuye ishiro koko ariko iyo ugeze ishiro ukora ibihakorerwa kandi nta kimenyetso mubona nacyo kugishira ubu nawe ukumva ibyo bavuze abwirwa agasaba ngo bati pedi narantu agututse igize nta mwana agira ipfu icecekere umva umushitana twoshye umucecekere umurutira abahungu 10 undi akamarana umunsi wo munyenga ejo akongera agatibika nk'uko bisanzwe yataha ati wajya ureka kujyayo wamusu wawe wamupfuye uhagaze ugishira wowe abagishira bagira ibibaranga umuntu wasenze niyo atarasubizwa agira ibyiringiro by'ejo akavuga ngo naho ndiho naho napfa. Niba itagusubiza izagusubiza ikurinda gupfa. Imana yacu yasenze umunsi umwe kandi amakuru mwese ni mwari muyafite ni umunsi umwe yasenze amaso yahumutse abonye ibyo begereye bakora mu rusengero abwira Imana ngo Mana n'umu mwana w'umuhungu ntabwo azakora mu byo bariya bakora. Eli atungurwa no kubona Hana bumbura iminwa amwati mujyase uzi kuvuga burya wabumbura akamuga uzi kuvuga wowe ntabwo ari ubuzima ufite ahubwo wasize kuva nakubona agera kuri marayika nari nzi ko wibera mu ijuru burya ugira ibintu wabwira Imana ndaterega n'agahinda ko mu mutima usutse kariyo ariko Imana irashaka kugasuka bwira Yesu byose n'inshuti yawe aramubwira ngo kariyo itahira amahoro Imana ya Isiraheli iguhinda umutima wa Isaka ndetse n'ubu Imana mwibuka muzigure naye wasabye inama by'aho umwana aravangwa n'Imana ikura hasi igashyira hejuru ikura mu mukungu ikicuzanya n'ibikoma. Hari umuntu wasenze Imana ikakora ikintu muri mwe tuvugisha ukuri hari umuntu wigeze asenga Imana ikamukorera ikintu akaba agitesha amasengesho ariko nawe bihamiririza isi bihamiririza isi Imana ikagukiza indwara Imana ikaguha akazi Imana ikaguha ubuzima Imana ikakubakira urugo Imana ikaguha imbaraga Imana ikagutsindira abanzi Imana ikakuremera ibitwenge tera haleluya iyakoze bya bintu aho yagiye uyu munsi irataha kandi bavuge ihari itarebera Imana irareba ariko ntirebera ako nako mugafata Imana irareba ariko ntirebera
umuntu wasenze Imana imutabara vuba. Kandi ndagusengera Imana igutabare vuba. Isi tarakota demoni zitarakugongora Imana igutabare vuba utarakorwa n'isoni. Undi muntu wa kabiri wakabiri utarasenze najyari kujya n'Abisirayeli ariko bo tuzabagarukaho banza kabisa bariya izina bafite n'ibyo bakora n'ibisi babaye imyaka 80 babaye mu Egiputa imyaka 430 ariko Yosefu amaze gupfa babazwe imyaka 80 iragatsira barabakubita. Hari igihe Imana kwigirizaho umwana ugatakaza inzira. Ikanzu ushobora kuyambara ihindurije kubera ibigeragezo. N'Imana yamu reka mubwire Diamond hari igihe agukubita akagukubitira mu cyumba akagukubitira muri sala akagukubitira muri koridoro akagukubitira mu muryango akagukubitira mu birori wakwambara n'uberwa warya n'uhaye wakwisiga amavuta nagufata wakwambara inkweto ndende bikaba wakwambara igufi bikaba abantu bakagera ngo uraberewe kandi wowe bidashoboka. Bakubita n'amasezerano abakubita n'izina zari n'imfura z'Imana ariko Diamond arazikubita. Hege Satani akubita abanzi bakagufata nk'ijambo bakafata ariko duhora ugenda tukabona n'ibigeragezo byarakokamye Imana senga ndiyumva batete ni gutabara natwe tuzaza batari wowe zahera dukurikije amajoro yawe bati nyamara twarabivuze umuntu ntabwo ajya gusenga ajya gucuragura ntabwo utagize wabaye mu materaniro Imana ishaka gusenga basenze nabo umunsi amakuru mwari bafite basenze umunsi ngo babonye amagufwa ya Yosefu bibuka amasezerano yagiye babwiye yarabwiye ngo ngiye gupfa ariko Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu reka babwire ntimuzantwara ukubiri namwe muzareke mfa amagufwa yanjye mu yose muyashyire mu isanduku igihe Imana izabije kubatwara izantwarane nawe. Babonye amagufwa bibuka amasezerano barahamagara tuti kwababara Imana kuruhura umutima iguhanagura amarira yo kumugaragaro nayo ngo ibanga Imana irabishoboye. Imana ijya yumva Imana ijya yumva gira Yesu n'inshuti yawe ikuba kubabaza n'ibigutera arakunda afasha abashavuye none wirira Imana ijya yumva. Wibera icyubahiro Imana ijya yumva. Kandi
inyigisho baravuga ngo yarambiranye ubu ndarambiranye Imana niyo yumva nta gitondo kimwigeze kumva nta saa sita wibaza uko bigende mu gihe kiri imbere Imana ikarambura ukuboko ikavuga ati ndakumvise Imana ikumva wowe uwo wabwira wowe uwo wahamagara umugabo wawe ntacyo yabikora umugore wawe ntacyo yabikora diplome y'igihangange ufite ntawe wayidetoza uri muvuga wowe uza kuvugira ariko Imana ikakumva ikarambura ukuboko ikabona ibintu ukabibona wowe uzi icyo usubiza uhagaze mu mayira Imana ikagutabara ikarambura ukuboko ikakuvana mu kangaratete ikagukiza ukabona ko ari ibikoze yumva abagufi yumva abarebare yumva inzobe yumva urukara yumva abafite ababyeyi yumva abakire yumva n'abageni Imana yumva bari mu gusinzira kabisa tugeze ku ijambo rivuga ko Imana irumva nawe ugasinzira kandi ntajya no gukoma akure kurota karota ariko Imana irumva abantu bakurengeje amaso ntawe ukeneye no kukureba bari kureba hirya Imana igeza tuvuga ati mwese gusenga kwawe haleluya amen abisirayeli Imana ibakuza yo mu ngo ya Yakobo basenze umusoro Imana abantu basenze Imana ibatabara amen reka nawe tunagize umuntu wa gatatu sibyo ni umuntu wizera ko Imana ishobora byose akizera ko Imana ishobora kandi n'umwizere ko biguye mu mutima ukabihamya kuko ngo w'amanzi wanjye we kugishima ningwa haleluya nyinamuka ayikunda barananyamuka nyinananirwa una barananyananirwa tera haleluya ananirwa taruha asinzira we kugishima hejuru kuko ningwa nzabyuka haleluya kwizera ukabihamya ugahamiriza isi kwizera si ibanga ni ukubyatura kandi uri mu bibazo ukavuga ko Imana ishobora ko Imana itanga abantu utarasaba aho mwajya mubivuga ko Imana ikiza indwara abaganga bagusezereye ushobora byose kandi nta kibasha ukabyatura abantu bagatangara utegereje icyo wavuze ukavuga ngo muzabibona umuntu wa gatatu ni umuntu wizeye ko Imana ishobora byose umuntu wa kane amen ni umuntu wakoreye Imana nta muntu wakoreye Imana ngo Imana imurenze amaso nubwo abageze mu mva Imana ijya imuvanayo dufite abantu benshi Imana yakuye mu kaga mu rupfu kuko bakoreye Imana umuntu wa gatanu ni umuntu uhamya Imana kandi ari mu makuba uhamya Imana kandi ari mu makuba agihagazemo yo haleluya ndashoje Imana ikuntabarire uhamya Imana kandi ari mu makuba apana kuba wariye ushoje nta mashyi bagukomeye ukayihamya utariye ugahamya ko Imana ishobora kandi uri mu makuba hari umuntu watera hari ubyumvise mu izina rya Yesu ushumba ugahamya ko yo
Imana karuma ijwi nirigarukira kwa shakazi wawe riramurenga ikabyiga Imana yakuvuza ukuri warangaye niba ugikora niba ugitabara niba Imana yagiye kuba sinzi uko umeze adashobora kuba warimutse ati yoo aturanaye ndakubonye koko no ugahagarara mu makuru ukavuga ngo njye ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye turaseka twicaye turavuga ko Imana igiye kugutabara izo nkingi ko ari eshanu uzihagarare Imana iragutabara mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu bakira ijambo ry'Imana haguruka gusenga Imana ibicecekeshe bitaragufata Imana iteragura amaboko ya Satani